Tugere dukomeze aho twari twabicumbikiye ejo. Bogera badusomere Abaroma 12:1-2 niho tukiri. Abaroma igice cya 12:1-2. Nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Amen. Ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Ejo twari tukiraho yuko Paulo atwinginga kugira ngo dutange imibiri yacu, ari kugira ngo wumve impamvu n'uburyo imibiri yatangwa. N'amagambo akurikira ngo abe ibitambo bizima. Ibitambo bizima. Ejo twavuze ngo ku bantu b'iki gihe benshi batazi isano rya kera, bakibaza ko ari ibintu y'imihango y'Abayuda, ntibashobora kumva aya magambo, impamvu yayo n'ubugari bwayo. Bakwiye gusubira mu isano rya kera kugira ngo bigishwe ibijyanye n'ubutambyi. Bitabaye bityo ntibashobora kumenya ibyo Paulo aravuga. Kuki ngo imibiri yacu ibe ibitambo bizima? Iyo dusomye igitabo cy'Abalewi, ari cyo gitabo tubona kivuga iby'ubutambyi n'ibitambo, turabona yuko igitambo mbere yuko gishirwa ku gicaniro cyabanzaga kumurikirwa umutambyi, noneho bakareba yuko kidafite inenge. Nimba ari intama tuvuge, bakareba ko idafite inenge. Ntabwo rero wazanaga igitambo gipfuye, wazanaga itungo rikiri rizima. Niyo bavuze ngo mutange imibiri yanyu nk'ibitambo bizima, kubera ko umutambyi cyangwa abatambyi babazaniraga ibitambo bizima, byazagwa kubagwa nyuma bigashirwa ku gicaniro, ariko byabanzaga kuba bizima. Kuki mutange imibiri yanyu nk'ibitambo bizima? Nuko mu butambyi bwo mu isano rya kera, umuntu azanye igitambo cye yabanza kugishikiriza abatambyi bakagisuzuma mbere yuko kibagwa, mbere yuko gishyirwa ku gicaniro. Ntabwo bavuga ngo nakibagiye mu rugo. Wazanaga igitambo kizima, intama ikiri nzima, ikimaza ikiri kizima. Niyo mpamvu bavuze ngo dutange imibiri yacu nk'ibitambo bizima. Icyo cyasobanutse. Hanyuma igitambo kizima, amen, byera. Igitambo kizima kikaba kidafite inenge. Yuko gikwiye kuba ari cyera, saint. Vuba mu isano rya kera, itungo ryawe nimba ari cyo gitambo uzanye, mbere yuko bakibaga wabanzaga kugiha abatambyi kugira ngo bagisuzume ko kidafite inenge. Nibyo bivugwa hano. Ngo ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima. Kuko ibizima
itungo barizanaga ari rizima mbere yo kurya ku gicaniro. Kubera iki barisuzuma barebe ko nta nenge. Icya gatatu gishimwa n'Imana. Soma twumve. Icya gatatu gishimwa n'Imana. Icya mbere igitambo kikuba ari kizima. Icya kabiri kigiye kuba kidafite inenge. Icya gatatu gishimwa n'Imana. Kikabona rero gushyirwa gicaniro, kikabagwa gashirwa gicaniro. Ibyo bintu ko ari bitatu nibyo bikwiye kuranga umuntu ashaka kwiyegurira Imana, ashaka kwiha Imana, abinyeguye Imana, uwahamagawe n'Imana. Murumva rero kutamenya rero igitabo cy'Abalewi cyo mu Isezerano rya kera bituma nibi byose risha ntago byumva, uko bifite imizi he mu Isezerano rya kera. Natwe muri aya masengesho rero Bibiliya tubwira ngo twihe Imana nk'ibitambo bizima, mbere na mbere bizima. Nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Aho niho turi. Mutange imibiri yanyu. Amen. Nkiki mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima. Amen. Bivuga iki rero? Ntabwo igihe uzaba umubiri wawe warapfuye ngo bari uziha Imana. Ibi rero bikubise hasi amasengesho y'abapfuye. Wabibise? Mu gihe umubiri wawe ukiri muzima ni ushobora kutamba, ni ushobora kuha Imana. Twavuze impamvu umubiri atavuze ubugingo, atavuze umuka, nuko icyaha cyanyuze mu mubiri. Amen. Kuko ibintu byose bishimisha Imana yanga bikorerwa mu mubiri. Amen. Ngo kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Sibyo? Siko Yakobo yavuze? Yakobo ibice bibiri. None iyo mirimo yo kwizera ikoreka he? Mu mubiri se? Sibyo? Amen. Ni ukuvuga rero ntabwo ukwiye kuziha Imana kuzatekereza ko uziyegurira Imana warapfuye. No. Ni nk'uko umuyuda yari gufata intama ipfuye akaba ariyo azana. Ntabwo bishoboka. Bya bindi bavuga ngo ari purgatori. Nubwo ari ibintu byinshi dushobora kuvuga ariko ntabwo ari byo. Kuko biravuga ngo umuntu yahawe gupfa rimwe hanyuma hakaza urubanza. Biriya ni iby'idini ntabwo biri mu ijambo ry'Imana. Wowe de ton vivant uri muzima niwe ukwiye gufata icyemezo cyo kwiyegurira Imana. Numara gupfa fini termine. Ibyo utakoze ntabwo uzaho ukibikoze. Abasigaye mu isi ntawe umba muhuriye nabo. Ibyo wakora byose we nta ngaruka bigufiteho. Kuko niko Imana yabitegetse. Mumvise rero igisobanura mutange imibiri yanyu nk'ibitambo bizima. Ni mu gihe tukiriho. Icya kabiri byera. Kwiye gusuzuma rero inzira zawe, ibikorwa byawe. Ya madini yigisha ngo Imana n'urukundo, ngo turi mu buntu butangaje, ntabwo Imana ireba ngo ibiki, ngo ni imbyeyi. Imana iri mu ijambo ryayo.
Imana yaravuze ngo mukwiye kubabera mu ngeso zanyu zose iminsi yose nko nanjye ndi uwera. Mwabonye ko rationalisme iratubeshya, tekerezo byacu biratubeshya. Ikibazo ni iki rero, usenga Imana yo mu bwenge bwawe cyangwa usenga Imana iri muri Bibiliya? Usenga Imana y'ubwenge bwawe cyangwa usenga Imana yivuze mu ijambo ryayo? Abantu benshi rero bariremeye Imana mu bwenge bwabo, bafite Imana ihwanye n'ibyo bashaka. Ushobora kurema Imana mu bwenge bwawe, ushobora kwiremera mu bwenge bwawe ibintu bitabaho. N'Imana rero ushobora kwiremera Imana uko wowe uyitekereza ukayishushanya mu bwongo, ihita yinduka Imana? Oya, ahubwo yinduka ikigwa Imana. Imana nyamana yari mu ijuru n'isi ni Imana tumenyeshwa n'ijambo ryayo, nta bindi. Niyo mpamvu abakozi b'Imana bose n'aba Mose n'abandi bose ba Daniyeli mu masengesho yabo iteka muzayakurikirana mu Bibiliya baravuga ngo Mana waravuze. Niwumva? Kuko Imana iri mu ijambo ryayo. Rero abantu b'iki gihe, kuko turi mu bihe by'iherezo ngo tumaze kubivuga, bifite Imana zabo zo mu bwenge. Bamubwira kwihana akiremera Imana muri we, ati Imana ntabwo imeze ko Imana yatuzi ko turi abanyantege nke. Iyo Mana ntabwo ari yo, ni Imana yo mu bwenge bwawe. Wowe nuntekereza uko ntari ntabwo bita bimpindura nk'uko utekereza. Mwabyumvise? Nutekereza Imana ntabwo itiba uko utekereza, kuko Imana iri uko Yakobo arabivuze, en lui il n'y a aucun nombre de variation, ngo mu Mana nta gicu cyo guhindagurika. Ntabwo Imana rero iri buhindagurike bivanye n'ibitekerezo byawe. Ibi rero ni bitwe kumenya kwera. Mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera, twe kubabera. Nyuma muri amasengesho nkaya no kwihana. Icya gatatu bishimwa n'Imana, nuvuga ngo tukwiye gutanga ubuzima bwacu ku Mana binyuze muri icyo gitambo ari umubiri wacu, kuko niho byose bikorekera, kugira ngo ibikorekera mu mibiri yacu bibe ibishimwa n'Imana. Ibyo rero bimaze kuzuzwa rero ahita haza ibikurikira rero. Ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Ariya mu Kinyarwanda ari ikintu muhishwe mudashobora kumenya. Reka mbasome gato mu Gifaransa, ari ijambo riri hariya rivuga culte, hari impamvu yabyo. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Culte, culte, culte. Amen. Culte, urazi impamvu bavuga culte? Kuko turiho turajya mu isano rya kera mu gitabo cy'Abalewi. Dore mbabwire, igitabo cy'Abalewi gikurikira igitabo cyo Kuva. Igitabo cy'Abalewi nicyo cya gatatu, cya mbere Itangiriro, cya kabiri Kuva, cya gatatu Abalewi. Hari impamvu bitondekanije kuriya. Byose byanditswe na Mose bitanu: Itangiriro, Kuva, Abalewi, Kubara, Gutegeka kabiri. Kubera iki Abalewi bakurikira Kuva? Kubera iki? Kubera ko amagambo ya nyuma yo Kuva hari ikintu atubwira ko ubuturo bumaze kubakwa. Mu gice cya nyuma cyo Kuva ubuturo bwamaze gushingwa ubutayu, noneho babushikirije nyirabwo n'Imana. Mose yabukoresheje nk'uko yabiyeretse ku musozi. Noneho
Imana ariko yemera ubwo buturo ko bwakozwe nk'uko plan yayo imeze, yahise izana ubwiza bwayo mu buryo bw'igicu. Igicu gitwikira ubuturo bwose mu buryo na Mose ntiyashobora kwinjira. Bayumvise? Amen. Noneho Imana ihita ihamagara Mose ku musozi Sinayi. Ntabwo iraza no kuvugira mu buturo, biracavugira ku musozi Sinayi. Iramubwira iti rero ngwino nkubwire uko ubuturo buzakoreshwa. Abazabukora bitwa Abalewi, bazavanwa mu muryango wa Lewi. Abatambyi, umutambyi mukuru n'abatambyi bamufasha. Umutambyi mukuru watowe ni Aroni n'abahungu be bamufasha. Sibyo? Hanyuma reka nkubwire amategeko y'umurimo uzabaranga, n'umurimo w'ibitambo. Nkubwire ibitambo ibyo ari byo n'itegeko rya buri gitambo. Amen. Noneho ibyo rero numara kubibabwira, icyo gihe rero ibikorerwa mu buturo bizaba byemewe nanjye. None batubwiye ngo nimutange imibiri yanyu nk'ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, niho kirute yanyu mu buturo izagira gute? Izemerwa. Ni ukuvuga ngo twese hano muri aya masengesho twirebe nk'uko twaba turi mu gihe cy'Abalewi. Sibyo? Hari ubuturo. Uyu munsi ubuturo bwacu ni Imana ubwayo. Imana niyo buturo. Amen. Imana niyo buturo. Soma Efeso ibice 2:19-22 murabyumva. Somere. Mwibaza ko hano muri munsi y'inyubako yakozwe n'abantu? Hano turi mu buturo bwera. Turi mu buturo bwera. Muri we inzu yose iteranijwe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu Mwami Yesu. Muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubakabwamo n'Imana mu mwuka. Une habitation de Dieu en esprit. Nuvuga ngo hano rero ni ubuturo bw'Imana. Hari ubuturo bwo mu ijuru tuzajyamo, ariko mu buryo bw'umwuka ubuturo n'ubuturimo. Iyo duteranye ngutya nk'ubwoko bw'Imana turi mu buturo bw'Imana, kuko Imana idutuyemo, iri mu buturo bwayo. Wabyumvise? Amen. Nuvuga ngo Imana idutuyemo, twebwe hano turi ubuturo bw'Imana. Mu ijuru Imana izaba ubuturo. Amen. Duzaturamo, ariko ubu rero twebwe twiswe ubuturo bw'Imana. Mwabyumvise? Nuvuga ngo Abaroma 12 kugira ngo byumve neza, ngo mutange ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana, mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Amen. Ngo niho, amen, muzaba muyihaye kirite yikwiriye. Nuvuga ngo imisengere yanyu no korera Imana kwanyu bizaba byemewe. Bya bintu bitatu bimaze kuzura: ibitambo bizima, ibitambo byera bishimwa nayo. None wowe ure ubuzima bwawe rero, ese koko uri gitambo kizima? Yego, ko ndakubona. Uri gitambo rero cyera, ibyo ni uko kubimenya. Uri gitambo gishimwa n'Imana. Ese igitambo bakigenza gute? Okay? Abatambi bari hariya, none umuntu araje w'umuyuda, sibyo? Azanye, tuza kubona n'ibitambo by'ingenzi. Ni byinshi ko tuza kubona ibitambo by'ingenzi by'uburyo bune. Tuza kubibona. Amen. Bivugwa mu Balewi. Sibyo? Nibyo bidushishikaje uyu munsi, ibitambo bine. Noneho umuyuda araje azanye ikimasa tuvuge, n'urugero. Noneho araje gutamba. Agiye he? Aba batambyi bakoraniye ku buturo. Bwarugize iki? Hariho igikari, mu gikari, compound. Iyo winjiye hariya mu gikari cy'ubuturo, urabona ubuturo hariya.
ariko imbere hariho igicaniro, hariho ikarabiro, ni byinshi cyane bivugwa. Ari igicaniro cy'ibitambaro cyabaga hanze apara mu buturi ndani. Wayumvise? Rimwe mu mwaka niho umutambyi mukuru yinjiraga hera cyane agatwara amaraso y'igitambo kugira ngo ajye guhongera ibyaha by'ubwoko bwose. Mubaza ko umutambyi ahitaza noneho zana barafataga igitambo bakagira mu matwi hano bakareba ahantu hose, kuko batabiguze gutyo umwami Imana yabarimbura. Wayibise? Kuko arabivuga bakagisuzuma hose kuri ya muganga ugenda agafata agapimano agapima tension akagira gute, niko bapimaga itungo ibyo bita méticuleusement sans défaut. Noneho twebwe rero turi bitambo, noneho batubwiye ngo tube bitambo bizima byera bishimwa. Ese wowe urashimwa muri uwo mwanya muri amasengesho turatamba ibitambo, urashimwa? Biravuga ngo rero Imana irira kugaragura impande zose, ireba yuko nta nenge, niko bivuga. Nuvuga ngo nubwo utayibona uko byagendaga ngo ni igicucu cyo mu isano rishya, Imana irira kureba impande zose, irakuzengurusha ikareba ahantu hose mu buryo bw'umwuka. Wayumvise? Ikareba inzira zawe, ikareba amarangamutima yawe, ibyifuzo byawe, ikareba ibyo urarikira, ikareba ese ushaka kugera kuki, ikareba urukundo ufite ku Mana n'isi, ikareba ibintu byose, ikareba ijambo ryawe nimba ujya urishyira mu bikorwa, irakureba ibyo mu Gifaransa toutes les facettes, impande zose. Hanyuma rero bivuga ngo bamwe rero bahinduka ibitambo bari busubizeyo. Rero ntuzabe igitambo bazasubizayo, uzaba ugowe. Mbere yuko Imana igusuzuma ko ntabwo uyibona, banza wisuzume wowe, isuzumisha ijambo ry'Imana pana ibitekerezo byawe. Exactement niko biba mu isi y'umwuka. Ntidushobora na gato kubeshya Imana. Yohana aravuga ngo nimba umutima nama wawe ubwawe umaze kubwira ngo nushitse ngo Imana ningari kurusha umutima nama wawe, yo ikubona gute noneho? Umutima nama w'umuntu uramuzi, niwe mucamanza muto mbere kuzabura umucamanza mukuru ari we Yesu azi byose. Imana yaguhaye umutima nama conscience, niwe mucamanza. Umutima nama nawe akubwira ati wewe rero amanyanga yawe urabizi, nawe umenye ko umaze kubitungo basanze rifite inenge, taha mu rugo genda urishe hariya, wowe ntabwo uzemerwa ku gicaniro cy'Imana. Niko bimeze. Ko Yesu yaravuze ngo mushishikare munyure muri rembo rifunganye. Abantu bishaka kujya muri autorite highway yo gukora ibyo bishakiye, kandi ngo n'abakristo. Kandi Yesu yaravuze ngo mushishikare kunyura muri rembo rifunganye, ko ngo benshi hari igihe bazashaka kurinyuramo bikabananira. Rero umuntu rero akwiye kwireba nk'itungo ry'igitambo. Tugiye kumenya ko isezerano rya kera niryo ridufasha gusobanukirwa isezerano rishya. Kubera ko abantu rero badafite ubumenyi bw'isezerano rya kera, abo abantu rero ntibafite ijambo ry'Imana risobanutse, kuko ntibafite ikintu kibamurikira kumenya ibyo Imana iravuga mu isezerano rishya. Turo turagenda icyo gihe ibyavugwaga, havuzwe iki, ku mpamvu yihe, hakozwe gute, byakorwaga bite, sibyo? Abalewi natwe hari imyaka 3,450 bitandukanye, si imyaka myinshi. None wowe wikigiye n'ibintu byavuzwe si imyaka 3,450, wowe wumva ukire umuntu agufata akaboko akagusubiza inyuma imyaka 3,450 agusobanurire uko byari bimeze, kugira ngo utahure none ibyo mu gihe cyawe. Nibyo bita hermeneutique. Wayibise?
nous sommes en train de combler le fossé herméneutique. Hanyuma ibihe bitekereza ngo mufite umwuka wera ngo waranyigisha. Kuko umwuka wera arakwigisha hari bikwiye kwigishwa n'ab'Imana yahaye ubumenyi. Turava mu gitabo cy'Abaroma kugira ngo ducumve, twasubiye inyuma imyaka 350 mu gitabo cy'Abalewi. Niho bituma tumva icy'Abaroma neza. Ariya mu gice cya 12. Ukwiye kuba igitambo kizima, cyera, gishimwa n'Imana. Noneho kirute mu nzu y'Imana rero mu buturo bwayo izemerwa. Uri umutambyi kandi uri igitambo. Umutambyi agira gute? Yasuma igitambo mbere ko agishikiriza Imana. None wowe uri umutambyi, genda usuzume igitambo cyawe. Kandi ntukibabarire. Ufate ugutwi ugiye gutya, unarebemo nta kibazo, nta infection, urebe hano, urebe ahantu hose, usuzume hose kugira ngo uvuge ati jewe nk'umutambyi kiretse ibyo ntazi Uwiteka niwe abizi. Jewe muri iki gitambo cyemewe. Nukuvuga ngo wowe uri igitambo, uri n'umutambyi. Ntiwibabarire, ntiwitere amajeke. Genda urebe ubuzima bwawe bwose umere nk'umutambyi asuzume igitambo. Hanyuma nubona hariho amanenge n'ibiki byose, uhita usaba Imana yakuvaneho kugira ngo noneho uze ku gicaniro cy'Imana uri igitambo kizima, cyera, gishimwa n'Imana. God bless you.